wacu sawa kandi ako kantu muzakige tujye twiga kubaha umuntu utaramureba mu mufuka ubaha umuntu ukimubona kuko ntago ubuzi icyo uwo muntu ahatse sibyo bizatubera byiza bizadufasha ndababwiye yuko ku Mana haba incura na bucura ndababwiye ko hari umuntu Imana yumva wowe ikabitakumva ndababwiye ibyo bintu abantu bashaka kugenda n'ibigezweho hano twebwe imodoka iraduka y'uwo mwaka abantu bagahita bagurisha izo bari bafite bakaguriza uwo mwaka bitewe n'uko bishaka nyine cyane bamwe appreciating umusatsi wanjye bagamwe ngo ni mwiza ngo nzababwira uko nkwita ntabwo nita ku musatsi byaranananiye byarananyobeye byarancanze warancangishije ugiye kuzanyukatsa ku gasozi Good morning guys, mumeze gute nise ko muramutse neza cyamwiriwe neza nanjye naramutse neza ya gushyira inkweto za mwiza ku kazuba ndetse n'izanjye narayemanaguye nindangiza ubundi tujyane ahantu umukiriya yansabye kubajyana umufana yansabye kubajyana ahantu tugurira imodoka ariko ahantu ndajyayo ari live sibyo anshyira inkweto z'umwana ku zuba pasa nazo azimeshije uzangako tandike izo nkweto z'uyu mukobwa ubundi duhite tunyaruka n'izanjye ntazisize It's cute. Yeah, thank you. She's lucky that some kids don't even have one pair of shoes. Yeah, and even us, we managed to put on shoes when we were like 10 years old. So in her now. Ngayo ngukorera ndanitse ndagiye izo nizo guhanga zigenda ko kimwe kuzitegeza uruzuba rwa data twagiye. Have a good day. Ndetse turangiye nanaguye inkweto zanjye zimwe muri zo ushaka kuzisiga ku kazuba ariko nanone ntibaza ntizi nkweto nisiga ku zuba rugana gutya ntahari ngo nziteho ntiziri bwangirike ahari zireke zizumukira mu nzu narazihanaguye dore kakandi naguze muri village de Valère urabona ataragasirimo yewe ngayo nguko cyane mu dudu bari igitekerezo ni hari ngayo nguko umva hagati aho rero mureke mbatere story umusatsi wananiye abantu bamwe appreciating umusatsi wanjye bagamwe ngo ni mwiza ngo nzababwira uko nkwita ntabwo nita ku musatsi byaranananiye byarananyobeye byarancanze warancangishije ugiye kuzanyukatsa ku gasozi kuri kw'Imana ubu ngubu ni mugorana ukarabyemo maze kuwukarabamo mbura ibintu byo gusokoza mpfa kusuka ibinyabubiri ndaryama ubu ngiye gushaka ukuntu nawusokoza kugira ngo mbajyane nsa neza nkeye nakarabye mu gitondo rero byo gusokoza ndabyirengagiza ndavuga ati singiye kugigira ubwo rero mwa bantu mwe umusatsi wanjye abantu muwifuza muzaze nkubahe byaranyobeye ngiye kuzawuteramo produit ibintu ni stress naturel neza abantu bafite umwanya bazi kugigira kabisa ngiye rero amwe murabizi sha umwanya ntawo pe ngira rwinshi n'ukuri guys ngiye gushyiramo aya mavuta do amfasha gusokoza na olive oil ariko mu by'ukuri ntababeshya ikintu cyitwa kwita ku musatsi kiragora cyane kiragora nk'ubu ubu ndasokoza ibiki ndababajije nk'ubu nsokoza ibiki nanze gusigamo amavuta nijoro ko byari bitarumuka neza ariko urabona ko ubu wumutse
uso wowe uretse wasokoza iki urabona ko usokoreka nta kibazo ariko urapfuka uracika kwa kutamenya kuwitaho n'iki nk'ubu se nk'ubu se ndasokoza iki ngiye kugira ngo nsuke ikinyabubiri ngirimo namenya kwita ku musatsi w'abandi bantu ariko kuwanjye biragoye cyane nimbabwira ngo biragoye cyane mu byumva ko bigoye cyane. So guys, mwaramutse muteze mureke mbikwakwanye vuba vuba ndaza kuza kubereka mbisoje sibyo duhita tunagenda hariya kugura imodoka nkuko nababwiye rero niciye mu ijambo tugura imodoka hano mu nzira nyinshi hari ushaka kugura n'umuntu ugiye kuyigurisha bisanzwe. Icyo gihe abantu ntabwo bikunda cyane ariko barabikora kuko bishaka kuguhira ariko akenshi abantu batekereza ko ushaka gusangamo nka risk kuko umuntu nta garanta aguha nyine ni nkuko wahura n'umuntu akaguhereza ikintu bisanzwe biri aho ngaho nyine w'umuntu gisa ashobora no kucyo gifite ikibazo rero kandi iyo mutandukanye gutyo nko kuri Facebook ariho mwahuriye aho muzongera guhurira ushaka kuyibona gutya ku muvandimwe ku muntu w'inshuti musanzwe muziranye n'urugero ibintu ntaza kuza kubisubiramo ningera aho turaba tugiye kuko ndabangiye muri hamwe muri aho hantu nasobanuye. Ushobora no kudahura n'uwo muntu kuri Facebook hano dukoresha Facebook cyane duhaha Facebook Marketplace tuyikoresha cyane duhaha ibintu bitandukanye byose byinshi harimo ubwo nyine n'imodoka nkuko mwumva ndi kubivuga rero no kuvuga ngo iyo nzira ya Facebook abantu ntabwo benshi bayikunda. Facebook y'umuntu ku giti cye keretse hari nk'umucuruzi ufite company w'umudira akaba akoresha na Facebook wenda akaba mwahuriye ariko yari umuntu ku giti cye umuntu usanzwe nkuko najya kugurisha imodoka yacu wenda n'urugero ngewe duhuye nka gutya nkagura imodoka biba birangiriye aho ngaho mu mafaranga nkagura imodoka ukagenda ibibazo bizahura nabyo it's up to you. Abantu akenshi bazifata akabanza akayijyana gukoresha general check up bakareba ibibazo ifite mbere yuko yishyura babona nta bibazo ifite ikagira ariko ibyo biba bishobora no kuza nyuma ntawamenya. Ariko iyo uguze imodoka n'abadira kuri company ibikora nk'umwuga baguha garanti nicyo cyiza abantu bakunda nubwo ziba zihenze ariko baguha garanti kameme y'imyaka nk'itanu ku buryo ugize ikibazo cy'ibintu bitaguturutseho ujyana bakayigukemurira ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero ukumva ko ari ibintu byiza cyane par rapport yo kugeranya na Facebook ariko bigahenda par rapport na Facebook iba nziza cyane kuko ibyaho birahenda nyine umuntu ababigurishije nka nyirabyo nta bintu byinshi bizamo nta misoro nta ki nuko ubwo rero ikindi ni nuko ubwo aho n'ahantu habiri dushaka kugura ubwo akenshi tuba twazitumye hanze wenda n'urugero abashuti baherereyeyo cyangwa se ibintu nk'ibyo ariko twebwe hano tuba dufite ahantu nyine amasitasiyo yazo nyine amabiro yazo amaofisi yazo aho ku maofisi rero ya buri bwoko bw'imodoka muzi wenda buri bwoko bwose bw'imodoka muzi sinzi ndibaza ntabwo utaragera iwacu Chevrolet, Hyundai, Honda, Toyota, Lexus, Mazda, Subaru byose Acura imodoka zose ni nyinshi sinaziro Tesla sinazirondora ngo nzirangize Volkswagen imodoka zose hano ziba zigiye zifite ibyicaro byaho aho dushaka kujya kuzisanga twebwe abantu bafite amahirwe yo kuba turi hano ntekereza ko iwacu bitarahagera. Twebwe rero iyo ugiyeyo hari igihe usanga aho ngaho ku cyicaro cyabo ibyicaro byabo biba biri ahantu henshi barifata bakavuga ati ni blanche izaseriva abantu wenda n'urugero bari muri metero mu birometero 100 n'urugero simbizi ubwo ibyo uburebure bagena tukavuga wenda nkuko wavuga uti mfashe blanche ya Hyundai ya Honda ya buri kintu cyose ya Chevrolet ya Subaru ya Toyota ya whatever nyishyize Nyabugogo cyangwa se mu mujyi cyangwa se hehe izaseriva abantu wenda bagasaba n'urugero ugafata indi ukayishyira handi gutyo ariko hano ziba zegeranye ari nyinshi cyane kuko urumva abashoramari bari benshi bafite amafaranga yabo ari benshi baba bacuruza imodoka nyinshi cyane n'abazigura bari benshi. Rero hano twebwe uragenda ukajya ku cyicaro aho ngaho nyine nkuko ngiye kubajyana hano hirya duturanye na Chevrolet na Toyota na Hyundai na Wati bose barahari hano baba bahuzuye hose baba bahari usanga buri quartier nyine igiye bafite nkuko bavuga ngo Kimironko hariyo ishami rya Honda hakaba irya Chevrolet hakaba irya Hyundai hakaba hirya kirumva rero
aho ngiye kubajyana mu kanya ni ahantu bita kuri Spineri ya hano hafi Rashine. Spineri ikubiyemo ibintu, ikubiyemo ayo mantuza yose. Toyota baregeranye nyine, Toyota, Honda, Lexus, Mazda na Hyundai ahari ntabwo mbyibuka neza. Sibyo zose ziri ahantu nyine hamwe, niho ngiye kugenda mbatembereza. Akenshi rero baba bafite imodoka nkuko nabivuze z'ama second hand, bakagira n'ama original ama 0 km, wenda gusa 0 kuko baba bayinjijemo mu imbere bakayikura muri container igenda, wenda ariko twabyita 0 km. Iyo ushatse ugura iyo 0 km, iyo ushatse ugura iziri ku occasion, hari abantu bazigura ugasanga arayihinduye bitewe n'impamvu runaka. Abantu bashaka kugendana n'ibigezweho hano. Twebwe imodoka iraduka y'uwo mwaka, abantu bagahita bagurisha izo bari bafite bakagura izo mwaka bitewe n'uko bishaka nyine. Cyangwa se twebwe hano ugasanga wenda n'urugero nari mfite imodoka ariko wenda ndashaka gukora nka Uber, wenda nkabona uwo mwaka wayo ntabwo wemerewe gukora Uber, ko ugomba gukoresha Uber imodoka igize imyaka 10 iri ifite ubuzima bw'imyaka 10. Apana nka kuri wacu usanga umuntu akora nka taxi atwara imodoka yo muri 90 na hano ntabwo byemewe. Ugomba imodoka yitwara abantu iyo nk'ubu turi muri 2025 igomba kuba itari hasi ya 2015, nuko igomba kuba iri hejuru ya 2015. Hano niryo tegeko riba rihari, ntabwo ugomba gutwara abantu imodoka yabayeho ubuzima burenze imyaka 10. So ubwo rero umuntu agahita abona niba ashaka gukora Uber ntabwo bizakunda kubera ko imodoka ye irengeje imyaka 10, agahita yijyana hahandi bagurisha amamodoka, noneho akajyana agafata inshyashya iyo ngiyo akayibasigira ngo bazayigurishe, bakaba bafite amaokaziyo. Cyangwa ugasanga undi muntu yaguze imodoka igendamo, agezeho kwishyura biramunanira ko sometimes iyo ushatse bayiguha ku mwenda, agezeho kwishyura biramunanira, biba ngombwa ko ayisubizayo. Sinzi niba muri kubyumva. Ubwo nayo iyo ngiyo ikaba ibaye okaziyo. Donc baba bafite amaokaziyo yagiye aboneka mu buryo bwinshi butandukanye. Iyo ushaka rogura okaziyo zano ziba ziri urazumva nawe muri imyaka ya hafi, ndaza kuza kubereka tubirebana live. Ubwo iyo ushatse ugura okaziyo cyangwa se ukagura izo za original za 0 km nabyo byemerewe, bakayiguha ku mwenda ukayishyura ubuzima wenda nk'imyaka ingaha, ariko ukayishyura tu nta birenze. Abenshi rero bahita bayifata akayikoresha nka Uber, ufata imodoka nk'iyo nshyashya akenshi kuko Uber yinjiza amafaranga menshi, bahita bayifata akayikoresha Uber, noneho ikajya yiyishyura ku buryo izajya kugira abasha kuyishyura byoroshye kandi vuba. Sibyo? Umusatsi wanjye dore rwose usigaye usokoreka, usigaye mwita harabamo buri byumweru 2 kuko nagaciyemo, sigamo amavuta mpindura ibituta ibintu nk'ibyo. Rero nuko usigaye usokoreka, ariko ikibazo kuhitaho. Nzashyiramo produit rwose, ndashaka gushyiramo produit. Sinkunda gusuka, umutwe urambabaza, birambabaza cyane. Ikindi kandi bihita bikura vuba kwa karirende, bihita bikura vuba bigasa nabi, ukabona nsa nabi, kandi sinakirwa nsuka buri munsi kuko umutwe ubabara. Rero ko naturere ntayishoboye nayo nzashyiramo produit. So aho karagaciyo nuko ubwo rero ubaka kanya tuvugana ngiye gusoza bino byo mu rugo. Murabibona ko maze kwitegura, birancanze. Uyu musatsi biranyobeye, ngiye kufunga nshyiremo ingofero. Simpindura imyenda uko nambaye kugira ngo twihutane. Ndashaka ko dukorana iyo live mbere ya saa 6 z'iwacu cyangwa saa 2, oya saa 2 z'iwacu cyangwa saa 1. Kora saa 6 sangaheza hano. Noneho twayikorana mukirebera abacata mumbaza ibibazo mukabimbaza. Si ndiyo? Mureke nzo ko zuno musatsi nisiga ka makeup gatoya katagize icyo gatwaye, ubundi tugende. Sibyo? Ndashimira abantu mukomeje kunshyigikira. Rero ko mba nkora nta pressure, ndiho vlog zanjye na YouTube zanjye nzitwara uko nshoboye, nta muntu n'umwe ndi gusiganwa nawe. Niyo mpamvu mbikora uko mubona, mbikora uko mbashije. Sibyo nkora nk'akazi ka buri munsi, ariko ngerageza kubikora cyane kugira ngo naho bizaba akazi ka buri munsi basi nzaba mfite aho mbigejeje. Sibyo? Noneho rero wenda muzabona impamvu ntabishyiramo pressure, natunarara cyane. Hano murabizi namwe aba imirimo myinshi, ugiye kwishinga ibintu byose by'intuza watagangara, ureba ibiri priority. Sibyo? Ariko nka gutya ni ukuri Imana nshoboje
tukajya tubona kenshi ko mbona hari ibintu byinshi biri excited byo kubereka shama sinzi uko nabibabwira rero ningira amahirwe ubu ndangije gusokoza ndashyiramo ingofero nuko ubwo ningira amahirwe nzajya mbikurikirana buke buke n'abateye amatsiko dutembera tugira gute nkuko tugiye kugenda aho hirya ku byicaro by'ayo mamodoka tukareba ukuntu tugura imodoka hano nkabereka nyine sibyo nuko n'ibindi byinshi tuzaba tugenda dutembera ahantu heza Canada ifite ahantu heza ho gutemberera n'ukuri nuko nanjye umwanya mbana mutoya sibyo kandi ifata nka gutya mu maderofu n'ibiki no mu weekend no mu migoroba nubwo bitanyoroheye mpfa kugerageza ariko kabisa muzabikunda muzabyenjoyinga ndashimira abantu mukomeza kunshyigikira mukanyihanganira mukantegereza mu ntege nke zanjye ubu kuri na tabloid hari ababa bantegereje oh my god ariko icyo tuzagera nayo kandi imbere ni heza sibyo nabwiye papa sizizi YouTube zombi kandi nzi ko Imana izadufasha sibyo ngiyi ni y'abakene natani yanjye kuko nifite amafaranga make nizajya yinjiza amafaranga make kuko ivuga ibintu birebwa n'abanyarwanda ariko ngiyi niba mu cyongereza kuko izajya irebwa n'abantu benshi bo hanze n'ingenzi mu cyongereza abanyarwanda tumaze kwiyongera izajya yinjiza agatubutse niyo mpamvu iyi ngiyi ariyo nzagira iy'abakene kuko ari bo benshi nanjye nsigarane inata yanjye ubwo tuzajya dusangira njyewe namwe utuvuyemo sibyo ngayo ngoga ibindi ubundi ngiye gupfa gusokoza ibintu nanjye ntazi biri aho ngaho ariko bidafite ikintu bitwara uburyo bituma ndagenda nsa neza nyine sibyo hey ubu kongera gucamo ibitutu n'umusatsi ngo musuke ibinya bitatu murabona ataraba ari ikigeragezo gikomeye kandi uko abantu tugira twihangana abagore turushywa n'ibintu utamenya uretse ndakwereka bashyiramo produit rwose ivumbi ritumuke bityo iyo byagaciye surangira ngo ibi ni iki njyewe ntabwo ndi umuntu ujya urushywa n'ibintu nk'ibi byo kuba mwiza bindushye we tutongera ikibi cyawo nyuma y'iminota runaka uba wizinze wapfunyara wegeranye cyane wakomeye byahatari ku buryo no kusokoza bisigara ari ukugigira ugasanga ndi kuvunika mu bintu bitari ngombwa kabisa shara mbwira ati yabikunda nateye produit ningiye gukomeza nkagigira nkahinda kandi yambwira ati rwose nabyo nabikunda mwiza wanjye ntukigure none ninjye wabigize intambara ngo kanature ngo karambera ngo kaba keza ngo kararyoha ariko wabona umeze utya ntiwabona ndi kurwana nawe musuka ibituta cyangwa musokoza so guys ngayo ngukora tugiye kujyana aka makeup nari nyibagiwe nake nshaka makeup amabwiza ukuri nubwo nambaye biri simple ariko nambaye neza nabyambaye mu bikini ariko nsanga nambaye neza ndaje nani wagiye kubabwira aka kantu nshaka gukora ikiganiro muri iyi minsi nsuhuje abantu cyane cyane abagore b'i Kigali cyangwa se bahandi hose biwacu muri make mu Rwanda ni Burundi mumaze gusara mwasarishijwe n'abapasiteri ngo n'ababishop yewe abo mwita ababishop mutuma ku Mana umva muri ibijuju muri ibishwe ndababwiye none abagore benshi barasarangiza agasaza n'umugabo akamubwira ati nutazara turatandukana ndababwiza ukuri byo nzabikora ikiganiro kirambuye ariko namaze kubona yuko abantu mwamaze kwangirika ndababwiye yuko ku Mana haba incura na bucura ndababwiye ko hari umuntu Imana yumva wowe ikabitakumva ndababwiye ibyo bintu
anga na amavuta yitwa Blue Magic ni hair food akuza umusatsi. Yakira mu wamwiza nubwo nawe mbona byanyobengeye kuzawogosha ariko arabukuza. So guys, mwakoze rero. Mwana ko umusatsi wanjye udapfuze cyane kuko nijoro nawukarabyemo nshyiramo nashyizemo haje kwa bakita gute. Nashyizemo living conditioner kantu. Karaworoshya cyane ubwo ngubwo ubumutse ndasokoje murabona reba gusokoza hakavama hagacika kagasatsi. Kano murabona ko ari gakiya kabisa. Ntacyo gatwaye. So ngayo ngukorera. Ishyano byane byo kumunwa by'abantu basobanutse. Akora nayibuze sinzabona yishyize. Nihangane nisiga gakotora. Kavaze rero ni keza ku munwa. Urabera ngiye ngo kwishaka natinda. Musira aka kanjye kagatuku. Kari netre nyine. Guys. Reka tunyarutse. Ngiye kubereka rero inkweto ngiye kwambara naziguze cyagiye muri ya vlog muri ya village de valeur. Ni inkweto zimeze ukuntu dafite ikintu zitwaye so nkari n'amarete ya nitwara kano ka Louis Vuitton kanjye. Umva ngiye kubereka inkweto ngiye kwambara naguze muri village de valeur libu nziza cyane. Rwanda yanjye ngahe 30. Inkweto kanjye naguze ngahe 30 ribu murareba cyakazo na muntu yarayambaye ariko buriya barayiguza akayijyana nko muri share yava kuruhuka akagera gutya akayijyana muri village de valeur. Sinziza $30. Guys mwakoze sibyo nuko ngiye kugenda nsandanije kwitegura kweto murakabonye imyambaro mayibonye gajipo kumukara n'agasengeri k'umutuku ubundi akamarete nanjye tuvuga ngo kumwero numva biragayitse kumukara cyangwa kumwero simbizi umweru kajyane n'urukweto ubundi bite tunyarutse sibyo ndabanje meze nk'umuntu w'umuboss hano nta muntu ugupinga ukuri uragenda ukareba imodoka y'ibihumbi 70 by'idolari cyangwa ibihumbi 100 ukayireba bakakwemera ukayijyamo ukayijondora kuko ntabwo babaza amafaranga wayakura ntibabazi hano nta muntu ukureba nka biri wacu umuntu areba undi kwisura ukamureba uko yambaye ukamureba iki ukamupinga ugatangira kumubara hano ntabwo ibyo bihaba abantu bano barubaha kuko ntabwo ubuze umuntu icyo afite sibyo hano nyine uba wumva ko umuntu wese afite amafaranga rero ntabwo bari bunsuzugure ndabona nambaye idafite icyo bitwaye siso kandi hano wakambara nk'umusazi umva uragenda bakakwakira ukareba rwose ntabwo bajya bapinga umuntu bakurikije uko bamubonye nk'iwacu sawa kandi ako kantu muzakige tujye twiga kubaha umuntu utaramureba mu mufuka ubaha umuntu ukimubona kuko ntabwo ubuze icyo uwo muntu ahatse sibyo bizatubera byiza bizadufasha ubundi tugiye kujyana nitujya ndeta nkora live mwakoze murebe iyi video ariko muzi ko mugiye guhita mureba live mu minota kuva no kugera n'iminota nka 15 si sawa turi kumwe guys see you then bye.